twumva amajwi yacu twese. Hallelujah. Hallelujah. Yes, ashimwe cyane. Amen. Nandimo gusoma icyumweru gishize nivuga tumwana nange muri Ottawa. Soma Timotheo wa mbere. Igice cya mbere mu rugo 13 na 14. Aho ngo nari umuriganya nari umunyarugomo mbese nari umunyabyaha. Barangije barambabarira ngo kuko nabikoraga ntabizi. Ngo kubera urukundo rwe n'ubuntu bwe abari mu mpamvu y'amagare mu rwa 12 yari yavuze ngo ndamushimira Kristo ngo kubera ko yambashishije ngo akabona ko ndiho kwizerwa akabizurira umurimo wayo ntacyo nari dusha abandi ntabwo nari nkwiriye ntabwo nari nkomeye numva ndanezerewe ndumva ndushijeho kubitahura uburyo burenze none iyo aza kumbwira ngo mbyishurire sinari gufatira mortgage baradumva sanga twese tumenyereye ngo mortgage hafata ideni ry'ubuzima bangana kubereza nose ibaze n'ubwo kiza yeze ko kuvuga ngo qualifying ari gusaba ngo wishyure amafaranga runaka yo tudafite byinshi karahenze cyane iyo mortgage nje ndari kwamanya fata ku kanya none ukabura mortgage yamutuye na mortgage yagakiza ariko yose abikora ati no you don't need that ezo mbikugura bihaka bwo jinga bifata nk'ibintu bisanzwe for free adumva for free so tunareno mbura magambo ariko reka tumuhimbaze tumushereshe amen amen